Uyu mugabo mureba ku iyi foto yitwa Jack Ma, akaba ari umushinwa w'umuherwe ufite biliyoni 37 z'amafaranga y'abanyamerika. Akaba ari nawe watangije website yitwa Alibaba mu 1999, benshi mushobora kuba muhahiraho kandi isugwa cyane na benshi kandi abantu bakoresha bahaha. Uyu mugabo rero impamvu tumuzanye muri iki kiganiro tukaba ari nawe duhereyeho, nuko ari umugabo wagize ubwenge bwinshi kandi akariba kure mu gutangira business, ndetse kandi akaba yigirwaho na benshi. Yaravuze ati ntabwo nzi ibintu bitandukanye, sinzi na technology, nta nubwo nzi ibintu bijyanye no kwamamaza, nta nubwo nzi ibintu byinshi, ariko ikintu nzi abantu. Yongeyeho ko umuntu ushaka gutangira business cyangwa se umushoramari agomba gutekereza mu bintu byiza, agatekereza neza, kuko iyo utangiye business ufite ibitekerezo bitari byiza uba uri mu kaga. Niba rero ugiye gutangira business, gerageza utekereze ibintu byiza biganisha heza, wumve ko bizakunda, wumve ko uzunguka, wumve ko nawe bizaza. Yongeyeho kandi ko akora ibishoboka byose abakiriya be bakishima ndetse n'abakozi be bakishima, hanyuma na sosiyete yakira ibyo yakoze nayo ikaba ari nzima, ibyo yayihaye biri bubagwe neza. Akagutangira business rero kaba ukibitekerezaho, uyu mugabo yakubera icyitegererezo kandi hari byinshi wamwigiraho, umuntu watangiriye hasi ariko kandi akagera kure. Hello, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni Devo twese mugiye kubana. Iyi ni The Voice Live, amahoro y'Imana abane namwe, mbifurije ibyiza, nizere ko kandi mumeze neza. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kuganira ku bintu ushobora kwitaho mbere yuko utangira business, bikaba byagufasha ko business yawe izagenda neza, ndetse kandi ugatangira kuri fondation nziza ikagufasha gukora neza kandi ukazunguka. Abantu rero batekereza byinshi, niba rero ujya utekereza ikintu kikaguhoramo, ugahoraho wumva hari ikintu mu mutima wawe uhora ushaka gukora, ukaba ubyiyumvamo kandi ubishaka, ni igihe cyawe rero kugira ngo ufate ibyo wumva, ibyo wiyumvamo ubishyire mu bikorwa, hanyuma kandi bikubyarire amafaranga. Gukora business ni ugufata risk ugatangira, kuko utatangiye nyine ntabwo wanamenya amakosa ukwiye gukosora. Mbere rero yo gutangira business hari ibintu ugomba kubanza kwitaho, ndetse kandi ukabishyira ku murongo, ukabanza ukabimenya kugira ngo utangirire heza. Business rero ni nziza iyo yaguhiriye ikagenda neza, niyo byanze burya uba wize, ariko gutangira business ni ikintu cyiza kubera ko umenya ibyo ugomba gukora, ukamenya abo ugomba gukoresha, ukamenya ibyo ugomba gukora kandi bigushimishije, ukamenya n'uburyo ugomba kubishyira ku murongo bikuvuye mu mutima kandi ukabiha umwanya wawe bwite. Gutangira business kwiza rero ni ukuzana igisubizo cy'ikibazo cyari gihari, ndetse kandi ukigira ku makosa abandi bakora, hanyuma wowe ukaza uje kuyakosora. Niba rero ugiye gutangira business hari uko ubona abandi babikora gusa, cyangwa se ari uko wumva uhaza akazi bakoraga, cyangwa se ari uko ushaka kubona icyo uzajya ukora ubone n'umwanya wo gukora ibindi ushaka, menya ko business ugomba kuyikora, ariko kandi ukayikora uzanye igisubizo cy'ikibazo, kuko iyo utazanye igisubizo cy'ikibazo hari igihe byanga, kubera ko haba hari abandi bafite ibyo bisubizo ushaka kuzana, ugasanga ihangana, ndetse kandi n'abakiriya bashobora kuba atari benshi. Hari inama rero ngiye kukubwira zishobora kugufasha kuba watangira business nshyashya. Niba ugiye gutangira business, banza urebe ese icyo ngiye gukora kirakenewe, aho ngiye kugikorera se baragikeneye, urebe aho ugiye kugikorera, urebe imbogamizi, urebe niba gikenewe, urebe kandi naho ugiye kugitereka niba hakenewe, kuko nutangira ikintu ahantu hadakenewe, nushyira restaurant ahantu hatari abantu, nushyira ibintu bidakenewe ahantu, ibi bizagukurura amahirwe menshi yo kuba business yawe yafungwa. Niba rero ugiye gutangira business, gerageza rero ubanze ushyire icyo bita business plan, cyangwa se ushyire inyigo y'ibyo ushaka gukora, ndetse kandi urebe niba ibyo ugiye gukora bikenewe. Bizagufasha gutangira ahantu heza kandi bigufashe gukora ibintu byiza wumva wiyumvamo kandi binakenewe ku isoko, hanyuma ibyo ushaka gukora bikuzanire inyungu kandi biguha akazi, bihe n'akazi abandi, ndetse kandi bizana igisubizo cy'ikibazo cyari gihari. Niba kandi ugiye gutangira business, gerageza uzana agashya.
nimba hari ikintu wigiye ku bandi ukaba ubona ari bo ushaka kwigiraho, gerageza urebe icyo badakora uba ari cyo ukora. Ibi bizagufasha rero kugira umwihariko ndetse no kwamamara, kubera ko ibyo ukora bizaba bizanye agashya kandi bizaba bizanye itandukanyiro ry'ibindi byari bihari. Niba kandi mu mutwe wawe umaranye igitekerezo, menya ko niba ugiye gutangira business koko ugomba kugira ibikuranga, ugomba kugira ikigutandukanya n'abandi, ugomba kuba uvuga ati wenda ngewe ibintu ngiye gukora ni nabyo nize, mfite ubushobozi, mfite umwihariko, mfite ibindanga ndetse kandi ndabikunda. Cyane cyane rero iyo ukunda ikintu ukagikora birushaho kuba byiza ndetse kandi bigatanga umusaruro. Kuba rero ufite ibikuranga, kuba ufite experience cyangwa se inararibonye mu bintu ushaka gukora, ibi bizagufasha rero gukora business nziza, utangirire ku ndiba nziza ndetse kandi wubakire ku bintu bifatika, kuko uzaba ufite umwihariko, ufite ubumenyi, ufite n'ubushobozi n'amafaranga ndetse n'uburyo bwiza bwo gutangira ibyo ushaka gukora. Niba ugiye gutangira rero business itandukanye, menya ko ukeneye kumenya niba uzakora wenyine, niba hari abazagufasha. Tuvuge nimba ugiye gutangira business yo gucuruza amata, ugiye gushyira ahantu ikaragiro, uzamenya neza rero, umenye aho uzakura amata, umenye abazayaguha, umenye ibyo byose rero, aho muzafatanya, uko muzagabana, uko muzahanahana inyungu. Ibyo muzakora byose rero bizagufasha gutangira ufite amakuru yuzuye kandi uzi ukuntu bizagenda, n'abazagufasha umubanze uvugane nabo, ubanze umenye ibisabwa, umenye igihe bifata, umenye n'uburyo muzafata imyanzuro mu buryo muzakora n'uburyo muzakorana. Ibi rero bizagufasha gutangira ufite amakuru meza kandi utangirire ahantu heza, uzi ibyo ushaka n'ibyo ugiye gukora n'uburyo uzabikora. Niba ugiye gukora business kandi ugomba gutekereza ku isoko ry'abazafata ibyo uzatanga, product uzabaha, ibicuruzwa bizabaha, cyangwa se nimba ari serivisi runaka uzabubaha. Menya rero aho bizagarukira, umenye abantu uzaha izo serivisi, hanyuma rero umenye n'ukuntu isoko ringana, umenye nimba rizagufasha kuba washyira mu bikorwa ibyo ugomba gukora, cyangwa se wazabona amafaranga y'inyungu azagufasha kwagura no gukomeza gukora business yawe. Kuko udafite isoko, udafite abakeneye ibyo ushaka gukora, waba utangiye nabi. Gerageza rero wige ku isoko, wige ku bantu uzaha ibyo ushaka gukora. Ibi bizagufasha kumenya aho kubishyira ndetse n'igihe cyo kubikora. Ikindi kandi numara kumenya isoko ry'ahantu uzakorera ibintu, uzamenya abo bantu ugiye guha ibyo bintu, umenye ati ese ibyo ngiye gukora bizakenera abantu bakuru se, ese agace nzabishyiraho, ese bimeze gute, ese aka gace nimba ngiye gucuruza busheri y'ingurube kandi ahantu hakaba ari abasilamu bizagenda bite. Umenye rero ibyo byose, umenye abo bantu, umenye icyo bisaba, umenye aho hantu uko bimeze, umenye ibibashimisha n'ibyo bakunda. Abo bantu nabo ubanze ubigeho, umenye neza koko n'ibyo bakunda, n'ibyo baha agaciro, n'ibyo bitaho. Ibi bizagufasha rero kumenya abantu ugiye gukorera ibyo bintu, bizagufashe gutangira business yawe neza kandi ufite n'abakiriya bashaka koko ibyo ugiye gukora. Niba kandi ugiye gutangira business, menya ko ugomba kubanza ukamenya amafaranga uzatangiza, ugakarikira, ugakora imibare, ukareba ibizakenerwa, ibikoresho, niba ari ibijyanye na tekinoloji, ukeneye imashini uzakoresha IBM print izasohora amafacture, niba uzakenera rero ibintu bitandukanye, utubati, ama etageur n'ibindi byose, amafaranga uzakoresha mu bintu bitandukanye ugitangira. Ibi byose rero birakenewe, bizagufasha gukora marketing cyangwa se kwamamaza ndetse no kumenyekanisha ibyo uzaba uri gukora. Ibi byose ni ngombwa ukabishyira ku murongo, akantu ku kandi ukabyandika. Wamara kubyandika rero umenya ibizakenerwa, ukareba n'ubushobozi bwawe, hanyuma ukabihuza. Bizagufasha rero kumenya igishoro nyacyo n'ibizakenerwa, ibizabyara inyungu n'ibyo ugomba kuba ufite. Igihe wenda uzakorera maintenance y'ibyo uzaba warashoye, kuko ushobora gutangiza ibikoresho runaka, nyuma y'igihe runaka bikaba byasaza, ukazakenera rero kuba wabikorera renovation cyangwa se wabihindura. Ibi byose rero ni ngombwa kubimenya, ukiga isoko, ukiga ikibuga neza, bizagufasha gutangira uri safe
cyangwa se nta mbogamizi ziri imbere yawe. Niba kandi ugiye gutangira business, menya aho uzakura igishoro, niba ari amafaranga wabitse, niba ari amafaranga uzakura muri banke, niba ari inguzanyo uzahabwa n'inshuti cyangwa umuryango, niba rero ari inkunga ya leta n'ibindi. Ibi ukamenya aho amafaranga azava, ukamenya igishoro cyawe cyo ko kingana naho kizava, kandi ukamenya n'uburyo uzagikoresha n'ibizakenerwa byose. Niba kandi umaze kumenya aho uzakura amafaranga, menya amabwiriza y'ayo mafaranga uhawe. Niba ari inguzanyo, umenya ko nucuruza uzajya wishyura, urebe koko niba bizavamo. Niba ari inkunga ya leta, umenya amabwiriza, umenya ibisabwa. Mbere yo gutangira rero ugomba kubyiga neza, ukamenya niba koko watse loan, watse inguzanyo banke, umenye ko uzayishyura imyaka myinshi, umenye ko niba ari amafaranga y'inshuti nayo ugomba kuyishyura. Ibi byose ukabimenya, ukamenya condition, ukamenya n'amabwiriza mbere yo gutangira no gufata amafaranga, kuko hari inguzanyo zijya zitangwa ariko ugasanga zifite amabwiriza runaka, ugomba nayo kuyamenya. Niba ari banki ukamenya neza intere cyangwa se inyungu bazagusaba, ukareba neza niba bizavamo, kuko ibi ngibi utabyitayeho ushobora kugera hagati bikanga, ugasanga rero bisabye kufunga kandi bari baratangiye, bikaba rero bitakuviramo ibyiza. Wararetse wenda akazi, waravuye mu bindi wakoraga ngo ujye gutangira business, kuko utabaze neza, kuko utitaye kuri ibi, bigatuma rero business yawe itaramba. Kandi gutangira business bisaba kumenya aho ugiye kuyikorera. Niba ari stock ushaka kuzajya ubikamo ibintu, ukamenya aho ugomba kubika ibintu byawe, uburyo uzabibika. Niba ibintu byawe bizakenera frigo, kubikonjesha. Niba uzakenera gukodesha ahantu runaka, urebe kuko niba aho hantu hadahenze, ese ibyo uzakora bizabasha kuhishyura, ese ahantu ugiye kuhashyira, ubanze wiga ikibuga cy'ahantu ugiye kubishyira, hanyuma urebe niba bizavamo. Niba rero ari uburyo uzatwaramo ibintu, ari uburyo uzajya ubibika, ibi byose ni ngombwa kugira ngo ubanze ubimenye. Bizagufasha rero gukora neza kandi biguhe ishusho y'ukuntu business yawe izajya igenda. Ikindi kandi nujya gutangira business, uzatekereze ku bazagufasha, abakozi. Umenye abakozi ukeneye, umenye se nkeneye abakozi bahoraho, ese nkeneye abakozi b'ibiraka mu gihe twagize abakiriya benshi badahoraho. Umenye rero abazagufasha, abo muzakorana, uburyo uzabahemba, ibisabwa. Niba hari ibyo leta isaba kugira ngo uhembe abo bakozi, niba ari assurance bisaba ko ubashakira cyangwa se ubwishingizi, umenye amabwiriza n'amategeko. Ibi byose bizagufasha gutangirira ahantu heza. Ikindi rero ugomba nanone kwigaho ni uburyo uzabonamo ibintu uzacuruza, cyangwa se uburyo nawe uzabiha abo uzabiha. Niba bizakenera kubibashyira, aho uzakenera imodoka, niba uzakenera rero kuba wabihaha. Niba ari restaurant ugiye gutangira, biragusaba rero kumenya aho uzahahira ibintu ibya makeya, abo uzabigaburira, abo uzabigemurira. Ibi byose ni ngombwa. Imashini uzakenera, telefone y'akazi, ibintu rero byose bizakenerwa ukabibyandika bitewe n'ubushobozi ufite, kuko ntabwo waba ufite ubushobozi bukeya ngo ujye kwihanika, ahubwo byose ugomba kubyigaho ukabireba mbere y'uko utangira. Niba ari ibintu bigusaba kuzagenda ingendo, ibyo byose hari amatike azasabwa, ibi byose rero ukabishyira ku murongo, bizagufasha. Umenye abazaguha imari, umenye nawe kuzayitanga, umenye uburyo bwose rero business yawe izakorwa. Bizagufasha mu bijyanye no guhanahana cyangwa se kurangura ibyo uzakenera. Niba kandi ugiye gutangira business, menya amabwiriza n'amategeko avuga ibyo ugiye gukora naho ugiye kubikorera, kubera ko ushobora gutangira business utakuriye amakuru ngo umenye icyo leta ibivugaho, umenye ibisabwa, umenye standard cyangwa se amabwiriza y'ukuntu ibyo bintu ugomba kuba byubatse. Niba ari boucherie igomba kuba ifitemo amakaro, niba ari ibintu byose rero ukabimenya. Niba ari impushya zisabwa, niba ari aho ugomba gusaba ibyemezo, ibi byose rero ni ngombwa. Niba ari ugomba kwandikisha business yawe mu misoro, amabwiriza ni byose ukabimenya ugashyira ku murongo. Ibi byose rero bizagufasha kumenya amakuru meza agomba gutangirirwaho kugira ngo business yawe izagende neza, utazahura n'imbogamizi ugiye kugiramo hagati, bikaba byakuviramo gusoza business yawe igihe kitaragera cyangwa se kuba wayihagarika.
Business yawe kandi mbere yo kuyitangira ugomba kumenya niba uzakenera account ya business ni ngombwa kuko ntabwo ugomba guhuza account yawe n'indi isanzwe, wenda hari iyindi account ubonamo amafaranga mu bundi buryo. Ugomba rero nabyo kubimenya. Business yawe igomba kugira account, igomba kugira ibyangombwa biyiranga, niba ari ukwiyandikisha mu rugaga runaka, niba ari gutangiza email y'akazi. Ibi byose ni ngombwa rero kugira ibiranga business yawe, aho amafaranga azajya anyura, abakiriya aho bazajya bakwandikira. Ibi byose rero ni ngombwa. Kandi gutangira business bisaba kuba ufite izina, ukamenya izina, ukamenya ishusho uzaha abakiriya bawe, ukamenya kuzita n'ibirango bya business yawe, kuko bizagufasha gukurura abakiriya no kumenya aho bakubariza n'aho bagusanga. Ibi rero nabyo ugomba kubyitaho, ukamenya izina, ukamenya uko business yawe izaba imeze no kuzaba igaragara, ishusho abandi bazajya bayiboneraho. Wenda ushaka kugendera ku byo abandi bakora, nawe bikaguha igitekerezo cy'uburyo wakora izina cyangwa se ibirango bya business yawe. Gutangira business kandi bisaba kumenyekanisha ibyo uzakora. Ibi nabyo ugomba kubimenya, ukamenya uburyo uzamamaza ibyo uzakora, ugashaka abakiriya ndetse nuko wasanga abakiriya bawe kugira ngo bakomeze biyongere, n'uburyo bazamenya ibyo ukora n'uburyo ubikora naho ukorera. Ibi rero ni ngombwa nabyo kubimenya, kuko rero ugomba kongera umubare w'abakiriya buri munsi, kuko iyo utangiye ntabwo abantu baba bakuzi. Ubwo rero mu rwego rwo kugira ngo ureme abakiriya bawe, ugomba nabyo kubyigaho, ugashaka n'ababigufashamo niba ari ngombwa, kugira ngo rero wamamaze ibyo ukora neza kandi bizagere kuri benshi. Kuko ushobora kuba ukora ibintu byiza ariko kubera ko udafite abakiriya, ugasanga business yawe iradindiye cyangwa se irahombye kubera ko abantu batamenye ibyo ukora kandi nawe batakumenye. Gukora business rero nanone bisaba gutekereza uburyo ibyo ukora bizagera ku bantu uzabiha. Niba rero ari business zambukiranya imipaka, zambukirana uturere, niba bisaba kuzajya usanga abakiriya bawe mu cyaro, niba se bazajya bagusanga aho uri. Ibi byose nabyo ugomba kubimenya, uburyo uzatanga ibintu byawe, uburyo serivisi zawe zizagera kubo ushaka ko zigeraho. Ibi nabyo ukabitekereza, ukabishyira ku murongo, ndetse ukamenya n'uburyo uzabikoramo, niba ari serivisi utanga, niba ari ibyo ucuruza. Ibi byose rero birasaba ko nabyo ubitekereza mbere yo gutangira business yawe. Niba kandi ugiye gutangira business, menya ko ugomba kumenya abo muhanganye cyangwa se abo mukora bimwe. Ntago byakubuza gushaka amakuru yabo, ukamenya uko bakora ibintu, ukamenya uko babikora, uburyo bagera ku bakiriya babo, ukamenya uko bakorana n'abandi, aho bakura imari. Ibi byose rero bigusaba kubanza ukamenya amakuru, ugasaba amakuru, ukabasura. Byaba ngombwa se washaka ukaba wanafata igihe cyo kwitoza cy'ubuvolontaire cyangwa se ubukoranabushake, ukamenya ibyo ushaka gukora, ukajya ugenda ugasura ababikora, ukamenya uburyo bikorwamo n'aho babikorera. Niba babikora mu karere kamwe, nawe ugahitamo kubijyana mu kandi karere. Niba bikorera mu mujyi, ukaba wabijyana ahandi mu cyaro. Ibi byose rero bizagufasha kumenya amakuru nyayo y'uburyo ibyo ushaka gukora bikorwamo, kuko ushobora kujya gutangiza business ahantu hari umuntu wafatishije urugero kandi ugiye gushyira wowe iruhande rwe, kubera ko rero afite abakiriya benshi n'uburyo akoramo ibintu bye neza. Niba nta gashya rero uzanye, uzasanga rero wowe utazabona abakiriya, kubera ko ibyo ukora n'ibyo akora wowe azaba kurusha inararibonye n'abakiriya. Bizagusaba imbaraga. Menya rero abo mukora bimwe kandi ubashakeho amakuru, kandi bigusabe kubikora neza no kuzana agashya. Bizagufasha rero gukora ibintu byiza kandi ununguke, business yawe yaguke kandi irambe. Niba kandi ugiye gukora business, menya ko uzajya umenya uburyo bwo kubika amakuru, ibyo wagurishije, ibyinjiye, ibyasohotse, ndetse n'ibyo ukenera gukora. Ibi byose rero bizagufasha gukora budget no kumenya ibyo ugomba gukora, n'imisoro ugomba gutanga, ibikenewe. Ukore icungamutungo ry'umutungo wawe neza, umenye uko uzawucunga. Niba ari software cyangwa se ibizagufasha gucunga umutungo, bizagufasha kujya ubika amakuru. Ibi byose ni ngombwa
ngombwa rero ukamenya uburyo amakuru yawe azabikwa, kuko bizagufasha kumenya nungutse aya nashoye aya, hakenewe aya, ibikenewe ni ibihe. Bizagufasha rero kumenya uko watangiriye, aho utangiriye, aho ugeze, uko wunguka, niba ari n'ibitagenda neza umenye uburyo bwo kubikosora hakiri kare. Rero hari abantu bava mu kazi bakoraga akavuga ati nakoraga akazi kamvuna katampa umwanya, rero ngiye gutangira business yanjye kugira ngo njye mbona umwanya wo gukora ibintu nshaka. Business rero nayo isaba umwanya, ni akazi kandi bisaba kwitanga ndetse kurushaho kuko aba ari ibyawe. Iyo ukora rero business cyangwa ugiye kuyitangira bisaba gushyiraho limite cyangwa se aho udagomba kurenga, ukamenya amasaha yo gukora, ukamenya ngo ndatangira sangahe, ndafungura sangahe, ndafunga sangahe, ukamenya ngo ngomba gukoresha aya mafaranga, ngomba kwihemba aya ngaya, nungutse aya ngaya, aya niyo ngomba gukoresha. Ukamenya uburyo utandukanya business yawe ndetse n'ubuzima bwawe bwite, kandi nawe ukibera umukoresha mwiza, ukamenya amasaha yo kugira mu kazi, kubera ko ari akazi kawe ntago bivuze ngo uzafungura igihe ushakiye, abakiriya bawe bazaza bakubure. Menya rero ko business yawe igomba nayo kugira uburyo itwarwamo, ndetse byaba na ngombwa ugashaka abakugira inama babizobereyemo bakakwigisha uburyo ibintu byagomba kubikora kandi ukabikora neza, business yawe ikaguka. Nkwibutse ko nakubwiraga ibintu 20 ushobora kwitaho ndetse ukabanza ukabyiga neza mbere yo gutangira business. Ya ni amakuru rero nakuye kuri Indeed rero akaba ari urubuga rwandika amakuru atandukanye, rero kandi bikaba byagufasha gutangira business yawe neza, bikagufasha gutangira ahantu heza ufite fondation, ufite amakuru y'ibyo ugiye gukora, kuko business nyinshi usanga zitaramba kubera ko zitatangiwe neza. Ushobora kuba rero waratangiye business ikanga, menya ko ari isomo wabonye. Niba ukunda business bakongera ugatangira ukagerageza, kuko gutsindwa ntago bivuze ko udashoboye, ahubwo ubonye amahirwe yo kwiga uburyo bundi bushya wakoramo ibintu byawe neza, hanyuma ugakora business ukaguka, kandi n'abawe bakayigiramo umugisha, ugahawe akazi abandi, ugasora imisoro ya leta, ukiteza imbere kandi ugateza n'igihugu cyawe imbere. Wakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro na Devote Uwase. Iyi ni The Voice Live, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibarinde mwiyiteho, ndabakunda, bye bye, ciao.